inama y'umunsi y'abashakanye, icyo umugabo aba akwiriye kumenya ku mugore we. Itandukaniro riri hagati y'abagabo n'abagore rimwe na rimwe riba ritangaje cyane, ku buryo akenshi bijya binatungura abantu kumva yuko runaka yakuruwe n'iriya mico itangaje ya runaka. Itandukaniro rero rikaba rishingira ku miterere yawe ndetse n'uwuri we, kandi ntabwo ushobora kuryihakana. Mu myaka yashize abashakashatsi bavumbuye yuko abagore n'abagabo batandukanye, yaba mu miterere y'ubuzima bwabo, yaba imitekerereze yabo, uburyo bakora ibyabo ndetse n'ibindi. Ku mugore n'umugabo rero hari ubwuzuzanye bwihariye iyo bombi bakimara gushakana, nubwo ariko iri tandukaniro hagati yabo rishobora kubyara ibibazo mu gihe ryirengagijwe. Kwirengagiza itandukaniro rero rishingiye ku gitsina ni ugushyira ubuzima bw'urugo rwawe mu kaga. Ku bantu babanye neza hari ibintu by'ingenzi buri mugabo agomba kumenya ku mugore we, kandi rwose akagerageza kubyubaha. Hari n'ibyo rero buri mugore wese aba agomba kumenya ku mugabo we, kandi nawe akagerageza kubyubaha. Uyu munsi ariko turavuga ku bintu bitatu buri mugabo agomba kumenya ku byerekeranye n'umugore we, kandi mu gihe cyose yabyubashye nta gushidikanya urugo rwabo ruba ari urugo rwiza cyane. Icya mbere, zirikana yuko ibyifuzo by'ibanze by'umugore mu rugo rwawe icya mbere ari ugukundwa. Icya kabiri ni ukumenyekana, hanyuma icya gatatu kikaba kubahwa. Wakwibaza uti gukunda umugore ni gute mba ntabikoze? Biroroshye yuko umugabo yirengagiza kino cyifuzo cyimbitse ku mugore we, kuko atumva yuko umugore akeneye gukundwa cyane. Nyamara ariko burya umugore wawe aba akeneye kumenya yuko ari uwa mbere mu buzima bwawe. Akeneye no kumenya yuko uzamuhitamo igihe cyose, kandi atari ukubera yuko ari nk'itegeko, ahubwo ari ukubera yuko ubishaka. Umugore wese akeneye kumva amagambo nka ndagukunda, wabikoze neza, ibintu byose byagenze neza avuye mu mugabo we. Umugore wawe akeneye kwereka urukundo mu nguni zose z'ubuzima. Gukunda umugore wawe ntabwo bivuze yuko uzajya usiba imikino yawe yo kujya gukina golf cyangwa se basket cyangwa se football. Oya, mu gihe ahubwo umugore wawe yanyuzwe n'urukundo wamuhaye, azishimira kandi anagufashe cyane mu bintu byerekeranye n'ubuzima bwawe. Uzatangazwa ahubwo no kubona gutera inkunga no mu bintu ahubwo wowe ubwawe wifuzaga kumenya mu buzima. Niba rero uri umugabo, zirikana yuko iyo umugore akunzwe yumva afite umudendezo ndetse no gushishikariza umugabo we gukundwa kimwe no gutekana. Niba rero uri umugabo, zirikana yuko iyo umugore akunzwe cyangwa se yeretswe urukundo, bigaragaza umudendezo mu rugo rwanyu, kandi buri wese agakundwa akanatekana. Ikindi kandi, nta kintu na kimwe gishobora gushimisha umugore nko kubona umugabo we ahora amuvuga mu bantu, mbega yerekana yuko ari proud, cyangwa se yuko kuba bari kumwe nta kintu na kimwe bimutwaye. Mu gihe cyose rero witwara nk'umusore ukaba wigira nkaho nta mugore wigeze ushaka, umugore wawe aramutse abimenye, nta buryo namwe bidashobora kumubabaza. Kumenyekanisha umugore wawe rero, mwasohokanye n'abandi bantu ukababwira uti muraho neza, uyu ni umugore wanjye nkunda cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu bizashimisha umugore mu rwego nawe udashobora gutekereza. Ikindi cya nyuma umugore akeneye ni uko umugore akeneye kubahwa. Hari uburyo bwinshi bwo kwerekana yuko ubaha umugore wawe. Ntabwo ugomba kugerageza kumuhindura cyangwa se kumukoresha, ntabwo ugomba kumufata nk'igikoresho cyawe. Ugomba ahubwo kubaha ibyo akeneye, ukubaha ibyifuzo bye ndetse n'indangagaciro n'uburenganzira bye. Nta kintu gisenya imyumvire y'abagore nko kwikunda ndetse no gusuzugurwa kwabo bikorwa n'abagabo. Tega amatwi utuje wumva icyo umugore afata nko gusuzugurwa, ubundi ari byo wirinda. Itandukaniro riri hagati y'abagabo ndetse n'abagore rero rituma ishyingiranwa ryabo riba ryiza cyane, ariko urumva ibi ngibi ni ibintu bisaba kumvikanaho hagati yanyu. Iyo rero umugabo yumvise yuko umugore we akeneye gukundwa, kumenyekana ndetse no kubahwa, kandi akagerageza uko abashije ngo abikore, nta buryo na bumwe urugo rwabo rudashobora kuba rwiza. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa3.nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp
ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri nemevangelisme@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.